ibyiza byo kujya mu rubohero nuko icyambere bifasha ubikoze kandi bigafasha n'uwo mugabo bazashakana bituma yishima mu gihe cy'igikorwa niyo bari mukuru kuvuga ngo kuva ku myaka 12 kuzamura kugeza kuri 50 yego abakecuru abantu bari muri 50 40 n'ingahe baraza iwanjye ubusanga umurongo utonze 50 w'abagishaka iki 50 abagishaka ibyishimo hari gihe wenda batarigeza bimenya yego batarigeza abimenya aha bimenye akavuga ati reka nanjye singiye ntibagiye kuzantwara umugabo wawe hari ukuntu abana bagira gakungu yego hari abana kera ukagira inshuti zawe mujyana kuvoma ukagira inshuti zawe mujyana gucana imyeyo naho haviragamo no kwihishana no gukina iby'abana byazagamo murakoze cyane no gukina iby'abana abantu benshi ntago bazi kubikina ubu ngubu nimba ubona ngo kunezeza umugabo wawe umugabo yatashye bigenda gutya wa mugabo nawe nimba afite icyo kibazo nyine cyo kurangiza vuba akarangiza kandi umugore agifite ubushake nimba namubwiye ngo nahekeya umugore we nge mbigisha mu buryo bw'impuguro mbihuza na Bibiliya uyu akaba afite umuti yaguha ubwo bushake bukaza nagende ufite ikibazo mu gutera akabariro urangiza vuba warabaswe no kwikinisha umugore akaba yarakwinubye wabase uri umugore ariko inshingano zo mu gitanda zikaba zarakunaniye uribwa umugongo cyane nta mavangingo ndetse nta n'ububobere ufite Shangazi Dativa wamamaye ku isi hose ubu nawe wamubona byoroshye yewe namwe mufitanye ibibazo mu ngo yababera umujyanama mwiza cyane abakobwa n'abadamu namwe mutagiye mu rubohero namwe ibyo abibafashamo mu kanya nk'ako guhumbya n'umuhanga muze akora abamumenye baramwirahira wamwandikira kuri WhatsApp ukabanza karongo ko guteranya 250 783 441 825 cyangwa waba uri hose ku isi aragufasha ndetse imiti ikakugeraho ku giciro nk'icy'umuneke. Shangazi Dativa, igisubizo kuri twese. Hayi kaze mwese kandi turabakunda. Imbere yanjye hari ababyeyi mubona bambaye neza cyane. Turabakiriye cyane. Ufashe microphone tuguhaye kaze Mama Charlene. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Amakuru tumeze neza turashima Imana. Watotse. Gutoka uzi cyari cyo? Duzuye. Watotse wambaye neza. Okay. Niko bavyo bivuga yatotse. Urakoze cyane. Ni Mama Charlene andi mazina? Mukeshimana Emerita. Urakoze cyane. Official. Kuri Mama Charlene official. Mama Charlene Emerita turakwakiriye cyane. Turi kumwe n'undi mubyeyi hano mbere yuko vugana mbakire tutavuga itanyamatsiko tugwaha ikaze. Murakoze cyane. Kuba bakubonye ubwa mbere ninde tujye kubana. Mukamana Dativa bakunze kwita Shangazi. Yego urakoze cyane. Turakwakiriye. Nawe ukomeje gutoka nibisanzwe wambaye neza. Uyu munsi hari ibibazo bigenda bigaragara mu ngo cyane cyane muri societe anzahangaha ariko cyane cyane reka tugaruke kuri societe ya gikirisitu iyoboka amadini n'amatorero bari abantu basenga n'abasengesha tugiye kureba tubihuze ese abakristo cyane cyane bashingiye ku kubaka umuryango b'abakobwa cyangwa abagore abakristo n'abakobwa cyangwa abagore bahura nabo birakwiriye ko baca mu rubohero. Mama Charlene ibyo bintu ubifite wiki ubizi wiki abaturage abakirisitu nabo birakwiye ko baca mu rubohero. Rero ibyo by'urubohero ushobora kuba mfite uburyo mbizimo ariko nta ku buryo nta bubwira isi yose abakirisitu reka tujye ku bakirisitu dufite umwe expert hano arabivugaho. Noneho uyu mumama ni umukristo kandi akaba n'umudokiteri nyine kuri ibyo bintu ngewe urabizi sinjya nirarira nta makuru mbifiteho ayo mfite nayanjye ntatangariza isi yose n'abankurikiye kuko nta busobanuro buhagije. Okay, ubafitiye reka nkubaze kandi kabazo abakirisitu babadamu mu rwego rwo kubaka urugo abagore abakobwa n'abagore kamere ko umukobwa n'uva mu mugore birakwiye ko bimenya bakamenya uko ingingo zabo zikora nuko zikoreshwa
abakristo barahejwe mu kutabimenya. oya ubwo se utamenye uko urugingo rwawe rukora nuko uzarukoresha kandi ari urwawe ninde wabikumenyera. Urakoze cyane. Abakristo bakomoka mu muryango cyangwa bakomoka mu idini? Abakristo bakomoka mu muryango bakajya mu idini. Hanyuma abakristo bahejwe ku biganiro by'umuryango? Ahubwo bakwiye kuba bambere. Abakristo se b'abakobwa n'abagore bahejwe mu kuba batamenya ibijyanye n'umuco w'igihugu w'u Rwanda? Oya ntago bahejwe. Murakoze cyane. Nyuma yuko nta makuru bifiteho turagushimiye cyane, reka twongere twegere Shangazi mwamuduhera microphone mama Charlene. Shangazi hano arahari turamufite. Shangazi, hari ibibazo bigenda bigaragara mu bantu bayoboka amatorero n'amadini ya Gikristo, aho usanga basa n'abujijwe mu kumenya bimwe ku bindi bijyanye n'umuco. Abakristo bo bahejwe ku muco ujyanye n'urubohero cyangwa se bahejwe ku rubohero? Mbere na mbere urubohero ni iki? Urubohero. Murakoze cyane. Urubohero wenda ntago ndi bisobanuriho byinshi, ariko urubohero ni umuco, ni ibintu byakorwaga kera, yari umuco nyarwanda. Byakorwaga kera n'abana b'abakobwa bajyaga aho bahitaga mu rubohero mu buryo bwo kuzimiza, ariko byabaga ari ugucimye nanone ni ukuzimiza. Ni ukuvuga ngo ni umurimo wakorwaga mu gihe cya kera n'abana b'abakobwa benda kugera igihe cyo gushaka, bakabikora bitegura gushaka cyangwa se kubaka ingo zabo. Byabaga rero ari ibice by'umubiri w'igitsina cyabo bakururaga kugira ngo bazishime mu gihe bazaba bageze mu ngo zabo. Abakera bo babikoraga mu buryo wenda bw'imyambaro n'iki niko babyitaga, ariko nabo byabaga ari ibanga ryabo kuko bari bazi neza ko bibafasha muri kiriya gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Murakoze cyane. Urubohero rero numva ari uko narusobanura. Abakristo bahejwe kuri uwo muco? Abakristo ntago bahejwe kuri wo no kumenya, kubera ko nabo ari abanyarwanda kandi bagomba kugendera mu muco, bagomba kuwumenya. Ari nayo mpamvu tugenda tubibakangurira, ndetse barimo kugenda banabimenya cyane muri iki gihe, barimo kubihugukira. Ubona ariyo mpamvu ituma bivugwaho bikitwa ibyaha, bikitwa ibishitani, n'abigize abarokore, n'abigize abasesenguzi b'Imana. Ubona ari iki kibibatera kuba babyita ibyaha iyo bivuzweho? Impamvu babyita ibyaha mu gihe cya kera wenda nuko natwe tukiri batoya bajyaga batubwira ko ari icyaha, ariko mu uburyo babivugaga birinda, bashaka kugira ngo barinde abana kugira ngo batajya mu ngeso mbi, kuko hari ababikoraga bakikinisha bakagira gute, bakabona ko nyine wenda bishobora kuzabakurira ingeso mbi. Ariko uyu munsi ntago bikitwa icyaha, kuko kera ubwo babonaga ko nyine ari uburyo bwo kugira ngo ko hari abana benshi babikoraga ugasanga ahise araruka akajya mu ngeso z'ubusambanyi. Birararura? Oya, niko babifataga. Niko babifataga muri icyo gihe. Bakumva ko nabikora ashobora kuraruka akajya mu ngeso z'ubusambanyi n'iki byose, bigatuma babitsinda bakavuga ngo ni icyaha. Ariko byaje kugaragara ko atari byo, ahubwo ubikoze nta n'ahantu bihurira no kuba wenda wakenera imibonano mpuzabitsina n'iki, nta hantu biba bihuriye. Ahubwo byaje kuboneka ko ari ibintu bifasha mu gihe umukobwa ageze mu rugo rwe cyangwa se umugore ageze mu rugo rwe agiye gushaka umugabo. Ni ibihe byiza byo kunyura mu rubohero, ndetse n'ibihe bibi byo kudaca mu rubohero? Ibyiza byo kujya mu rubohero nuko icya mbere bifasha ubikoze kandi bigafasha n'umugabo bazashakana. Bituma yishima mu gihe cy'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, biramufasha. Hari abantu benshi bavuga ngo bituma ngo umuntu abyara neza n'icyo cyose, ntabwo ari byo, ahubwo bifasha mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, bituma umugore yishima ndetse n'umugabo akanezerwa. Ikibi cyo kutabikora rero bituma nyine hari icyo bibangamaho, bituma nyine igikorwa kitagenda neza kubera ko utigeze bikora. Ari nayo mpamvu usanga ikibi cyabyo abenshi basenya, umugabo abwira umugore ati kubera ko utigeze ubikora. Ibi ngibi impamvu mbivuga nuko mbikora, ngenda bibakorera. Urabakorera? Abatarabikoze urabakorera? Wabivuze ko ari guca imyeyo? Niko byitwa gusa? Iyo mvugo ni ikoreshwa gusa? No gukuna. Harabukunira? Yego. Neza neza rwose. Bigatungana mu myaka ingahe se? Niyo yaba ari mukuru? Niyo yaba ari mukuru. Kuvuga ngo kuva ku myaka 12 kuzamura kugeza kuri 50. Yego. Abakecuru, abantu bari muri 50, 40 n'ingahe baraza. Iwanjye ubusanga umurongo utonze 50 w'abagishaka iki? 50 abagishaka ibyishimo. Hari gihe wenda batarigeza bimenya. Yego. Batarigeza bimenya. Aha bimenye akavuga ati reka
reka nanjye singiye ntibagiye kuzantwara umugabo wanjye cyangwa se umugabo akamubwira ati nkurikije uko mbona bino bintu ari byiza genda ujye kubikora nkurikije aho nabyumvise wenda hari aho yanyuze arabyumva babyumvise genda ujye kubikora nubwo dushaje nibura dusaze dutanze urukundo akambwira ati umugore wanjye arakoze pe ariko umbabarire ukora ibishoboka byose umufashe rero bituma nyine abagabo bishima kandi ntamuca inyuma muri make nta umukobwa utarabikoze ari n'umudamu yagenda wamufasha barafashwa bigatungana abenshi ahubwo nakira n'abagore kuko abenshi baba barashatse batarabikoze kubera gutinya aba pasiteri gutinya kubwira ababyeyi babo babanye yego ngo batagiye babwira ababyeyi babo ababyeyi bakavuga ati reka ibyo bintu ntabwo ari byo hari n'ababyeyi bataganiriza abana babo umwana akaza kundeba ambwira ati mama yarampemukiye ubundi ubu ngubu we ntabwo yigeze abikora kuki atigeze abimbwira urumva rero kuba atarabimenye cyangwa se no kubimenya akavuga ati ibintu ntabwiwe na mama ntabyo ndi bukore akavuga ati ibi n'ibi ugasanga rero abaje kundeba benshi ni abagore babyaye kangahe abo bari muri za 50 n'iki abakobwa bo baba ari bake kubera ko nyine baba batarabimenya neza bataramenya akamaro kabyo murakoze cyane mama Charlene waruvuze ngo ahandi baba batarabimenyeye kubera iki gute wenda uko mbyumva hari ukuntu abana bagira agakungu yego hari abana kera ukagira inshuti zawe mujyana kuvoma ukagira inshuti zawe mujyana gucana imyeyo guca imyeyo urabona mu giturage bakubuza imyeyo yo guca inturusu usibye ko babikosoye leta itagishaka abantu baca imyeyo y'inturusu bajya kuyigura ariko ako gakungu iyo baca bashaka kwikoresha iki ukubura imbuga hanyuma hakaba n'abandi bana b'inshuti zawe burungano mujya guca ubwatsi bw'inka mujya guca ubwatsi bwo kuboha imisambi mukagirana udutsiko n'utugurupe rero uri umwana warerewe ahantu utabona ibyo byiciro by'abo bana ntabwo ushobora kubimenya kuko ntaho wabimenyera muri make bafungirana abana babo mu bipangu bafite ibibazo mu bipangu se ntibahashye mu bipangu biterwa n'abafungiranyemo mu bipangu ushobora kuba uri umwana w'umukozi waho ushobora kuba uri umwana uharererwa ariko rero abana bavuka gutya mu bipangu badasohoka ngo bamenyane n'abandi nyine kiba ari ikibazo cyane ibyo bintu byakorwaga n'abantu bo mu giturage bagiye kuragira inka yego ari naho haviragamo no kwihishana no gukina iby'abana byazagamo murakoze cyane no gukina iby'abana abantu benshi ntabwo bazi kubikina ubu ngubu ariko birakwiye mama Charlene aba bantu b'abakirisitu mbere y'uko expert Dr Tangaza amaze kuvuga byinshi cyane ko aza kutubwira ukuntu nawe abikora yabikomojeho ariko aza kutubwira n'ikigo cyaho kiri gusenga Imana gusa byo ibi bitagiwemo nako abantu babakoze ibi ngibi badasenza Imana aricyo bitwaye reka rero nkubwire ibintu byose biruzuzanya gusenga byuzuzanya no gukora gukora bikuzuzanya no gusenga harimo abantu benshi babikoze kandi ba metre ariko batakiba mu ngo zabo bishatse kuvuga ngo ntago ugomba kubigirira icyizere byonyine kuko uvuze yuko guca imyeyo ari ibintu bishobora kukubakira urugo byonyine aho ngaho ntago byakunda ahubwo bishobora kugufasha yego kubera yuko wenda abagabo ibyo bashobora guheraho kugira ngo aguce inyuma ni byinshi si ushobora kuba ufite iyo myeyo ariko udateye nk'uko abishaka hari abantu bateye kurenza kandi iyo myeyo wayica ukayibona ariko ntago amaso se hari aho wajya kuyaca ukayagura aramutse agushwa n'abantu bazi gutereka amaso ntaho wajya nta muti wagira ngo uguhe amaso manini kandi aramutse agushijwe na taye yawe ko itameze nk'uko abishaka aho wajya ngo baguhage waguke gusenga rero icyo bimaze wa mugabo utanyuzwe cyangwa bya bintu udafite kugira ngo wa mugabo anyurwe nimba atanyuzwe n'ibyo ufite amasengesho ari bugufasha ahubwo icyo ndi gupfa n'abantu ni abantu bafata amasengesho yonyine bakumva yuko ariyo azabubakira ntibamenye na biriya mu rushako
ntibigire bamenya mu rushako nimba umugabo ari bunezezwe n'ibi n'iri koranabuhanga ntabwo ibiriho byose ari ibishitani hari ibintu ushobora kwiga ukabyiga nabi ariko hari ibintu wiga ukabona ni ibintu byiza nimba ubona ngo kunezeza umugabo wawe umugabo iyo atashye bigenda gutya umwakira gutya umugore iyo wamugiriye gutya bigenda gutya ibi bintu byatuma umarana mega ukabireba hinga ndeba umuntu mbwe ngo umugabo atashye bamwakira gutya ibi bintu ari cyo bitwaye yego bimukorere umugore wakorewe ibi nibi ntago bigenda gutya bikurikirane ubirebe ibyo kwirirwa rero ngo bazahera mu byo gusenga nabyo badashoboye gusenga no gukora niba bivanga gusenga n'imirimo niba bivange hari ibizubatswa n'amasengesho hari n'ibindi bizubakwa natwe ubwacu niyo mpamvu izi mpuguro tuba twazizanye kuri mama Sharirene kugira ngo abantu bumve rya jambo njya mbigisha nkabigisha gutanga keya ku bagabo babo ariko nimba izo keya zitamurimo akaba adafite umushake anajye kwa muganga amuvure akire ubwo bushake buze wa mugabo nawe nimba afite icyo kibazo nyine cyo kurangiza vuba akarangiza kandi umugore agifite ubushake nimba namubwiye ngo nahekeya umugore we njye mbigisha mu buryo bw'impuguro bihuza na Bibiliya uyu akaba afite umuti yaguha ubwo bushake bukaza nagende yijya kwirwa ngo arirwa mu butayu se nimba usenze imyaka 5 ngo bushake butaza ukabekera abadayimoni buri mudayimoni agira ikimwica nimba hari umuti uri bwica uwo mudayimoni genda uwunywe wakoze cyane arakoze mama Shangazi hari abava mu mahanga baza kugira ngo bakorere ubwo buryo bwo kubacisha mu rubohero cyane rwose baraza benshi baza kwakira abantu benshi baturuka hanze ngira ngo no muri iyi minsi nagiye hanze kujya kubibakorera hanze he mu Burundi mperutse kujyayo barantumiye bavuga ati turashaka kumenya umuco nyarwanda twabonye ari byiza abo rero nagiye abagabo bafite n'ibyo bibazo byo kurangiza vuba rero abantu benshi bari mu bihugu byo hanze ahubwo nibo barimo kubikenera cyane kurenza abiwacu ubutaha tuzagutumira tubwire ukuntu bikora sasa muri pratique donc utubwire uko ubikora ni theory ariko uzatubwira uko bikora siko uzabivuga ukuntu cyangwa uzabivuga nisiko sibyo uzabivuga nukuvuga ngo bagomba kumenya ngo bigenda gute ese namazi ashyushye baboga ese nukunywa amata y'inshyushye menshi se bari abantu babikeneye kubimenya ntibazaza munakagirana bazaza urakoze cyane mu rubohero babyereka n'abatashaka kubireba batabishaka bavuga ko bitokesha bavuga kwa General Yesu urakoze cyane ariko iyo bakuganye nabo nyine urabikorera bazi kubona benshi bakugana benshi cyane benshi ntago uhereye nabitangiriye baza kwakira abantu ntago namenye umubare wabo ni benshi kandi ikintu nshima nuko bibakorera bikaza bigatanga umusaruro ibyo gusenya ngo bikavaho bishingiye kutaca mu rubohero abagabo bakavuga ati ngiye nkuzana umugore wanjye akaza akicara unabimukorere ndeba akicara nabimukorera none se hari ibyo abakobwa baca mu rubohero cyangwa abagore abagabo bo nta bindi bakenera bakora bijya gusa nabyo kwisiramura gusiramurwa wenda ni nk'ibyo ngibyo kugira ngo bashimishanye iyo topic nzayikubwira tuzayitegure siko bimeze ko n'abagabo nabo hari ibyo bagomba mu buryo bumwe ku bundi mu gushimisha abagore babo hari ibagomba bategura hari kujya ibyo byose tuzabiganira oya n'imiterere y'imibiri yabo nabo siko bimeze urakoze turagushimiye rero ukorera hagana he nkorera mu mujyi wa Kigali Nyarugenge hirya hahoze gereza hafi ya station hari agahanda gakata munsi ya station ya SP mbese ubwo ni haruguru ya mizi urenze agahanda kajya kuri mizi urenze agahanda kajya kuri mizi uvuye epfo za Yamaha uzamukorekeza Nyamirambo wa muhanda hahoze gereza 930 ubwo urenze agahanda kajya kuri mize ukagera ku kandi kari kuri station munsi ya station yego ni ukatira mfasha abo bakobwa n'abagore uyu hageze so haranditse ari byapa oya urampamagara nta kibazo urampamagara mutange nimero zanyu 0783441825 tigo ni 0722
62 35 276 kandi n'abagabo bafite ibibazo byo kurangiza vuba, gucika intege, kubura ubushake, abagore batagira ubushake, abo bose hari igisubizo cyiza cyane. Ngira ngo abantu bamaze kuhagera nibo bazi ubuhamya bwabyo bagenda babibwira abandi. Ninza kuri terenje gukora statistique zabyo uzampa amakuru sasa. Nzabanze gutanga amakuru adashingiye kugutanga ikiganiro. Aha, uzampa amakuru. Urakoze cyane. Twagushimiye. Wakiriye gute kuba twagutumiye hano muri kwa Mama Charlene, muri Mama Charlene Official TV? Nabyishimiye cyane, ndumva twaravuganye muri iyi minsi, arambwira ati rwose nkurikije uko muzi n'uburyo ufite inararibonye, uri inararibonye, ndashaka ko uza tugakora ikiganiro. Yego. Tugakora ikiganiro cyitwa Menya Nibi. Menya Nibi mu bubatsi. Menya Nibi mu bubatsi. Numva nyine mbonye uburyo nubwo wenda mfite aho ngena ntanga ibiganiro ku gihe, ku muryango n'ahandi hatandukanye, ariko numvishe nishimiye kuza tukaganira turi ababyeyi, noneho byongeyeho b'abakristo, tukabwira abakristo bagenzi bacu bakamenya ibyo bakagombye kumenya. Wakiriye gute kuba wahaswe ibibazo cyangwa abajijwe n'umuntu w'umugabo witwa Clement Bagemahe? Ntago ari bwo bwa mbere mbazwa n'abagabo benshi, nta kibazo byanteye. Ngize ngo wenda njye mbere kubajije dawo kagira Imana. Reka. Ntago ari wenyine. Nigengeseye nzi ngo rwo bwa mbere. Ubutaro ntago nzigengesera. Ntago nzigengesera. Urakoze cyane. Mama Charlene, turagushimiye. Wakiriye gute ubutumire watumiye Shangaza kaza? Shangazi Imana imuha umugisha. Ndambwira abantu ngo Imana igaburira ubwonko, ikagaburira n'inda n'ubugingo. Ibyo bintu byose uko ari bitatu. Ubu rero ahangaha Imana yagaburiye ubwonko kugira ngo abantu, inda, ubugingo byose bize guhura ari ibintu bitatu buzuze, barwanye abadayimoni mu buryo bwose. Imana imuha umugisha rero, n'ubutaha azagaruke kandi nawe Imana iguha umugisha kubwo kubaza neza nyine. Mwakoze cyane, ndabashimiye. Reka mbashimire mwese. Kameramani wakoze, ntago nyamara gushimira kameramani mu buzima bwanjye, yakoze cyane. N'umumama watubaye hafi hariya hirya w'umushitsi, nene namushimire kuko yagiye atwumviriza nyine, ariko ntabwo yabipinze, yabikunze nawe. Reka nanjye bashimire mwese rero gukora share, gukora subscribe, bituma ibiganiro byacu bihita bikugeraho byihuse, kandi nanone ubu duteye inkunga, ndetse ukoze ikintu cyitwa ubu dushimishije, kubera ko burya biriya bintu ni byiza, abaduhesheje umugisha. Iyo byiza kuri mwese, turabakunda.